twongeye kubasuhuza kandi inshuti bakunzi b'ikiganiro The Voice of Youth, aho muherere hose tubifuriza weekend nziza, weekend ishimishije. Mwiteho abari mu bukonje, ubwo namwe murabyumva, abari mu bushuhe namwe murabyumva, mwiteho kabisa kandi Imana ikomeze ibiteho kurushaho. Rero mu by'ukuri uyu munsi nkaba mfite aga topic kagufiya nshaka ko dusharinga nk'inshuti nk'abavandimwe, kuko nico The Voice ibereho, kugira ngo dusharinga ibitekerezo, kugira ngo dufashanye cyane bigeze mu rubyiruko. Ariko mbere yuko twinjira muri topic yacu uyu munsi, ndashimira urubyiruko ruri hano muri Australia, urubyiruko rukomeje kwitwara neza, urubyiruko rukomeje kudutegurira ibyiza, urubyiruko rukomeje kugaragaza ubumwe budasanzwe. Mu by'ukuri barimo baradutegurira igiterane kidasanzwe muri uyu mwaka wayuza mu kwezi kwa mbere. Tuzabaheza amakuru meza byibuze hagati y'ukw'icumi n'ukw'icumi bucya, kugira ngo noneho kubera ko hakiriho iminsi ni ukubateguza gusa, kugira ngo mwitegure kandi mugume musengere icyo gikoko, kuko amasengesho batubwiye yuko ari cyo kintu, ariyo nkunga ya mbere bakeneye. Kandi tukaba tubona no gushimira umuyobozi wabo Kimazi utuye Brisbane, gufata abantu bangana gutya, urubyiruko, abantu bakiri bato, bashyira hamwe, barema igikorwa kigaragaza ubumwe, bakorera hamwe, baganirira hamwe mu magrupe yabo aho bahurira. Mu by'ukuri Kimazi, mu byohero byawe turagushimiye cyane kubw'ibikorwa byiza ukomeje kugaragaza hano muri Australia. Burya intwari igaragarira mu bikorwa. Rero turagushimiye cyane, Imana mujugureze umugisha kandi ikomeze iguheze ihishurirwa byinshi, tibibe ibiterane gusa ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye mu rubyiruko rwose. Rero twinjira muri topic yacu, nifuje ko tuganira hejuru y'igisirimba cyangwa se abayumbe nk'uko tubimenyereye. Mu by'ukuri hari amagrupe atandukanye twese tubaho, ku ma WhatsApp, ku ma Facebook n'ahandi, ndetse na za YouTube bashiraho abayumbe basirimba batambira Imana. Gusirimba ni byiza cyane kandi ndabikunda cyane, kandi nanje ndi umuyumbe kandi nabizi ko nawe uriwe. Rero ama comment ari behind y'igisirimba muri community, niyo ngira ngo tuvugeho, niyo nshaka ko tuvugaho kuri uyu munsi wa none. Abantu benshi tuvuga ko abayumbe b'iki gihe, tukavuga ko abayumbe b'iki gihe batazi ibyo bakora, abandi bakavuga ko abayumbe b'iki gihe bataye umurongo, abandi bakavuga ko abayumbe b'iki gihe batameze ukuntu kwiza, sibyo? Ariko noneho iyo bavuze gutya, umuntu ahita yibaza ati ese umuyumbe wa kera, gisirimberi wa kera, yari ameze gute, yitwaraga gute, yagendaga gute, yavugaga gute, yicaraga gute? Ibyo ngibyo bitabiza mu bitekerezo byacu nk'urubyiruko. Ese kera byagendaga gute? Ariko mu by'ukuri inje gutekereza neza, inza kwibaza ikibazo aricyo nshaka kugira ngo namwe babaze, dusharinga ibitekerezo, noneho ejo abantu batazoguma kujajinga ibintu by'Imana kandi mu by'ukuri tutabyemerewe. Nitwemerewe gutunga abakozi b'Imana urutoki, nitwemerewe gutunga abakorera Imana urutoki, nitwemerewe kujajinga abakozi b'Imana. Rero inza kwibaza ati ese igisirimba kibamo uburyo bwinshi butandukanye. Habaho igisirimba c'umuntu uri mu mwuka w'Imana, hakabaho n'igisirimba c'umuntu uri mu byishimo bisanzwe, kuko igisirimba tubyina mu bukwe akenshi usanga gitandukanye n'igisirimba tubyina turi mu materaniro asanzwe mu ikanisa. Ugasanga igisirimba tubyina, kuko ubu nyine igisirimba kibyinwa ahantu hatandukanye, mu mapati atandukanye, mu mafete atandukanye. Ukavuga ati ese bari abantu bari mu mwuka, cyangwa igisirimba igisirimba cyo mu mwuka, hakaba n'igisirimba cy'ibyishimo mu makwe n'ahandi.
kuko abantu benshi turabizi ko igisimba ari mu mutima. Igisimba si ukubyina, igisimba si ugusimba, igisimba si ukwiruka, igisimba ni ukuramya no guhimbaza ko mu mutima. Noneho ukibaza ati se wa muntu ubyina muri party cyangwa se mu byishimo akaba wenda yomena ibintu, akaba yosambura ibintu badekoye, akaba yokandagira umuntu, cyangwa se akaba yokwitura hasi, cyangwa se akaba yakora ikindi kintu wenda ukaba turiya muntu ibyo ari byo byose ntari mu mwuka. Icyo gisirimba abagira ngo dusangire ibitekerezo, twese turebere hamwe. Haba igisirimba cyo mu mwuka n'igisirimba cy'ibyishimo, cyangwa umuntu wese usirimba agomba kuba ari mu mwuka, kugira ngo wenda abantu bazaba babona twa tuvideo duhanahana ku ma WhatsApp, ku ma Facebook n'ahandi, wenda uvuga ati umuntu ntaje kuvuga ngo abayumbe b'iki gihe, abakozi b'Imana b'iki gihe, sibyo. Kugira nuje kuvuga uvuga ati ubijana muri kategori wenda y'amafete, uvuga ati kabisa banezerewe, bishimye, barasimba, bageza naho bashamburiye, bakuraho, barasambura, bagira gute kwera ibyishimo. Ibyo ngibyo birumvikana, ariko ntabwo wavuga ngo umuntu w'umuyumbe uri mu mwuka w'Imana ngo yasenye ibintu by'abandi, cyangwa se ngo yirukanse kubita hasi, cyangwa se ngo yakoze ibi n'ibi n'ibi. Mu by'ukuri kangira ngo tubashe gutandukanya, twese turebere hamwe, tutange ibitekerezo muri comment yuko tubyumva, nimba koko ibyo bisirimba byombi bitandukanye, kugira ngo haveho urujijo ruvuga ko abanyumbe b'iki gihe batazi ibyo bahaye bakora. Tureke kujajinga abakozi b'Imana, ahubwo igisirimba tubashe kugisobanukirwa neza n'uburyo gikoreshwamo ndetse n'ahantu gikoreshwa. Murakoze cyane, ibitekerezo byanyu birakenewe. Bibutse ko ari The Voice of Youth hamwe na David Shaka Oscar hano Sydney. Rero mugire ibihe byiza, kandi Imana yo mu ijuru ibaheze ihishurirwa ryinshi cyane ku gisirimba, kuko igisirimba ni imwe mu nzira Imana ikoresha kugira ngo tugire connection hagati yayo natwe, igire connection hagati y'Imana n'abantu. Murakoze cyane, ibihe byiza.